J mbigusubiriremo J Squeeze uri kujya kwigira nkaho wagira ngo RIB iguha makuru, RIB ni wowe ihamagara, RIB ni wowe ibwira, RIB ni Gasuku warambabaje. Gasuku ni nyirangyo bigiye hagira ukuri hagira hahagarara. Aya ngaya nagara amatiko bwo n'ubutindi Tesha ntabwo yigeze afungwa. Nawe urabihamya ko Bosco yaba yarahindutse ikigarasha Ugiye i Bugande kwa ba Ezekeri na ba Robert na ba Makanzu na Nyesu w'Imana w'umurabyo ati ngenda niteguye gupfa ati ndi umukandida w'urupfu jewe n'umukandida ati Bosco impa yiteguye gupfa neza cyane ko buriya n'umusasero ndashimira Kiramani mbikuye ku mutima n'umugabo nyamugabo Kiramani nanywaje kuri Bosco kuba yahaye Gasopo Brian Bosco rero reka nkubwire imbwa imokeye mu gipangu kwa shebuja yego nimokera inyuma y'igipangu ziratandukanye yego Brian ari mu rugo ari mu Rwanda Bosco ari hanze y'igihugu intare y'ingabo yahunze intare y'ingore ubwo si cyo gihe ivugira mu ishyamba ni igihe nisabira ikintu kimwe yego ibiganiro yavuze kuri RIB n'ibiki byose byiwe ngo na Brian akwiye kubisiba Bosco ntabwo dushaka ko tugutakaza rwose turagira gutya turamukaraba nayo dutangiye tumubage nk'abandi wigeze gukomoza ko bita Bosco Empire uwo bita Bosco Empire mpita nibuka ko mu kanya n'undi asohoye ikiganiro akaba asohoye ikiganiro ngo ari gutanga Gasopo kuri Kiramani ariko nanone uwo bita Bosco Empire aka kanya bari kumwita ikigarasha nawe urabihamya ko Bosco yaba yarahindutse ikigarasha icyambere ndi buvuge icyambere ndi buvuge ndabanza gushimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB yego kuko gihe harimo n'abampamagaye kuri telefone RIB atari mu biro bya murangira by'umuvugizi ariko bambaza bati byagenze bite kango RIB hari n'abapolisi bampamagaye na RIB yaragwamagaye urumva RIB yaragwamagaye kugira ngo byagenze bite bimeze bite bamwe bati ngo nutanga ikirego wagenda ugatanga ikirego urumva yego so rero ngewe ndashimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB yego ndashimira polisi y'u Rwanda kuko buriya iyo babonye umunyarwanda yego urabyumva neza nta kubeshye nanjye ntabwo nzi ijuru nari ndimo kariya kanya nanjye sinzi sinari nari imperereyemo nabonye ibintu biza by'imiro strike bo batazi strike cyari cyo eshatu zihuse abatazi strike cyari cyo nuvuga ngo chano itiba interminated iminsi 7 baguye iminsi 7 chano igasibama neza ikava ku murongo wa YouTube ikava muri Google neza ikavaho rero ababivuga bafite impamvu zo kubivuga yego ariko giye mbarusha impamvu yo kuba narabivuze yego buriya gerekana nibwire Scovia yego iyo umuntu yakubujije uburenganzira bwawe umuntu yakubujije uburenganzira bwawe kubikugomba wabyumvise neza yego leta ya Habyarimana yego yavugaga yuko ngo igihugu cyuzuye ngo ni nko gufata ikirahuri ukagisukamo amazi ngo iyo wagisusemo amazi kikuzura ngo usutse ayandi yabo yameneka uko niko yavugaga abuza abanyarwanda gutahuka mu gihugu cyabo yego urabyumva neza umuryango RPF FPR inkotanyi yego baricara abasaza yego abasaza bakuze abagabo n'abagore basore n'inkumi barahaguruka baravuga bati tugomba gutaha mu rwatubyaye tugomba kujya mu rwatubyaye yego tugacyura abana b'u Rwanda bavukira imahanga bagasubira iwabo bagataha urabyumva neza cyane ibyo byari bifite impamvu urabyumva neza yego Scovia rero buriya ashobora kwibaza ngo ni iki cyatumye Claude akora kira kiganiro ndumva atangiye kugenda bisobanukirwa yego kwamburwa gufata umupanga umuntu akagutemera inka yawe ntacyo utakora nari nkwaje kuri Bosco Empire ko abantu bari kumwita ikigarasha wowe bivugaho iki ntabwo ndagira mu rwego rwo kuvuga ngo ni ikigarasha jewe kandi buri umuntu wese avuga ibyo ashatse wese avuga ibyo ashaka
ariko kandi kurenga umupaka n'imbibi nabyo ntabwo ari byiza. Bitangira Bosco niyo ngabo hariya yitwa niyo ngabo ngo niyo ngabo cyangwa niyo mugabo hagati aho yego bitangira yasinzi ikiganiro Jihad na Brian bakoze kuri Instagram mu majwi yari live bazanamo ko bamwita intera hamwe bamwita ko afite nyirarume witwa Gasana na Stars wahoze ari minisitiri ubanye n'amahanga mu Rwanda ngo nyuma y'intambara nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hano kuri muntuze rwose hanyuma bakavuga ko ari nyirarume baramumutwerera bamaze kumumutwerera yego Bosco aragaruka avuga yuko uwo watamuzi nta nicyo bapfana ko n'isura ye ayibona mu mafoto nk'uko abandi bose bayibona ku mafoto. Bosco avuga yuko ababyeyi be bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 bityo ko nyina ntahahuriye na Gasana na Stars. Yego iyo ni inkuru twese twumvise nta mu YouTuber numwe utarakurikiranye iyo nkuru ya Jihad na DJ Brian kuri Instagram. Jihad yari yakamejeje na Brian bari bakamejeje bose. Icyo gihe Brian yarataranabatizwa mu mazi menshi. Yaratarabatizwa mu mazi menshi. Ibi ndabyibuka neza cyane. Yaratarabatizwa. Ariko Brian akavuga ko ngo ari commentaire babonye. Yego. None se commentaire umuntu ayishimangira ate? Kandi atazi nyir'ubwitwa yanditse ari we. Niba atari umuntu ushaka kugira ngo ateze ibibazo yewe nigeze kuvuga inkuru kuri commentaire ngera muri RIB ujya muri gukora comment wabyumvise neza yego umuntu yigeze yandika ngo umuntu n'uyu ngakorana n'umuntu n'uyu w'ikigarasha ngo bahaze usebye leta y'u Rwanda umuntu n'uyu uwo muntu arandega wabyumva neza uwo muntu arandega nagize gutya abizi cyuye so kuvuga ikintu udafite gihamya rero si tunoneho ikintu kijyana mu kaga ubuzima bw'umuntu n'umuryango we urabyumva neza uzi jambo kwitwa ngo ikigarasha byafekta wowe ubwawe bikafekta abo wabyaye cyangwa se wabutaranabyara abashiki bawe famiye yawe yose ico gihe igibwaho icyasha ariko ibintu Bosco Impa ari gukora bigaragaza nayo ko ari ikigara ko yabaye ikigarasha iburetse gatoya ibyo rero kwita umuntu ngo nindera hamwe twese nawe utazi intera hamwe icyo zakoze mu Rwanda yego warangiza ukamutwerera umuntu usebya cyangwa se urwanya yego cyangwa se ushobora kuba mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda nibyo Kasuku yakoreye buri kantu urabona nka bira bya Gasuku na buri kantu buri Gasuku nawe ajashima Imana yari kuba yarafunzwe kuba buri kantu ataramujyanye muri RIB yamutwerereye se utari sawa utari we yego rero abantu bakwiye kugira nibyo birinda rimwe na rimwe turanavuga ariko kandi yego hari ibyo abantu bakwiye kwirinda urwo n'uruhande rwa Brian na Jihad na Bosco Impa icyo gihe byababaje Bosco byari Bosco cyane ndabyibuka yego aragaruka arabisobanura avuga ko nta cyapfa na Gasana na Stars avuga yuko nta nyirarume afite avuga yuko se na nyina bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi arabisobanura yego ibyo rero ntabwo byari bikwiye ko ubundi hari ibintu bidakinishwa showbiz tubamo hari imvugo zidakwiye kuzamo yego ariko uyu Brian nawe wabivuze ko yabivuze mbere atarabatizwa kandi atarabatizwa ndabyibuka nyuma yuko abatijwe nta kibazo baragirana nta n'umuntu arongera cyeka nimba ari uhari nyuma yuko abatijwe mu mategeko ntabwo umubatizo ukuraho icyaha cyakozwe yego
amategeko ntabwo areba ko umuntu abatije cyangwa atabatije. Amategeko ntareba ko umuntu ari apotere cyangwa ari bishop cyangwa ari pastor. Amategeko areba izina witwa mu ndangamuntu witwa nde papa. Babyumvise neza? Yego. Ntabwo rero iyo bagenzi icyaha ntabwo bareba ngo witwa nde warabatijwe ntibabatijwe. Yego. Icyangombwa ni kimwe gusa, ni izina witwa, n'uwuriwe, ibyo wakoze, ibyo nibyo amategeko areba. Noneho nawe ugahandura inga rero ugakirana ukarwana no kujya munsi yayo, ukarwana no kuyasaba imbabazi, ukarwana no kwemera ko washatse kuyarenga, ariko kandi mu butamenya bwawe cyangwa se guca bugufi kwawe ukaragaragaza ko amategeko arayo kubahwa atarayo kuvogera. Yego. Rero nyuma yaho mu minsi yashize Brian yakoze ikiganiro ari kumwe na Nyambo na Tesha kuri DJ gucana DJ Brian na Muyango. Ni Muyango Pritos Nyambo mama ni sorry. Bavuga yuko baravuga bati hari umuntu twanga muri iki gihugu. Yego. Yitwa Bosco Impaya. Kono wundi Bosco arabanga bitewe n'ibintu bavugaho. Buretse hanyuma nanone bageze kwa Gasuku babisubiramo. Yego. Wabyumvise neza? Bageze kwa Gasuku babisubiyemo. Kwa kubisubiramo rero kwaho bosi kwa itaza aragaruka akora ikintu cyitwa retour. Ahita asoma akantu ku kandi. Avuga ibya ONG ya DJ Brian yo gufasha abana. Yego. Avuga uburyo DJ Brian niba ngarongora abana mu bibuno, niba ngagira gute sinibuka neza. Urabyumva neza? Ibyo bintu rero urungu bwabyo nabyo birajyana mu mutekano. Yego. Polisi igomba guhita telefone kabiza hafi. Urabyumva? Ni mu guhungabanya umutekano w'abana. Yego. Aho no boss kavugira ko umuvugizi wa polisi afande ko kuvuga izina wasanga aranabeshye. Oya. Ngo yamuhamagaye. Bosco yavuze ko yamuhamagaye. Yego. Yabivuze mu kiganiro kiwe. N'izina yararivuze. Urabyumva rero? Mpamvu rero yo gutsinda iryo zina n'ubundi yararivuze. Yavuze ko umuvugizi wa polisi yagize nge nana mwihamagare Bosco mu kiganiro kwikaze TV Rwanda. Ndamubaza ni umuvugizi we yaguhamagaye, ni umuvugizi we ya polisi mu ntara y'Amajyepfo, ni uwe muvugizi waguhamagaye. Aravuga ngo ni umuvugizi ku rwego rw'igihugu. Amuhamagaye. Ariko ngo yamugira inama. Bosco yaramushimiye. Bosco yashimye impanuro umuvugizi yamuhaye. Aramubwira ati hari igihe umuntu yishima anezerwa akagabiza adafite. Yego. Wabyumvise neza? Umuntu ashobora kunywa agahaga akanezerwa akishima akizihirwa akagaba iza adafite. Ejo bikazamubana umugayo akazaba inkunda mugayo muri rubanda. Baturiya rimwe na rimwe yasaba n'ijambo bakarimwe baturiya yasagiye kuvuga iki. Uri yasagiye kuvuga iki. Uri yagiye kwirarira. Uri yagiye kubeshya. Uri yagiye kwigaragaza kugira ngo abantu tumubone ko agabye kandi ntacyagara. N'ubushize yagabye kwa Kanaka ntabwo yahiguye. No kwa Kanaka yaragabye. No kwa Kanaka yaragabye. No kwa Kanaka yaragabye. Izuri yazijya zita nta nizagira. Wabyumvise impanuro yahawe. Ndiko kumva. Rero parapara zabo ziza gutyo. Zazije gutyo. Brian ni mu bantu yahamagaye. Amamagara ke igihe Pazo yaburanaga bwa kabiri mu rukiko Kicukiro. Nsose sanga Brian yamamagaye inshuro nyinshi. Yanyandikiye ngo nagusabaga nimero za Bosco Impaya nazibonye. Uwo munsi ni nawo munsi bivugwa ko ngo umuvugizi yahamagayeho Bosco kuri telefone. Umuvugizi wa polisi yahamagayeho Bosco. Yego. Bivuze ngo rero uwo munsi ni nawo munsi Brian ashobora kuba yaratangiyeho ikirego. Kuko twe tubyumva dutyo ariko agitanga ntitwa. Ariko urumva ntago ikirego cyatanzwe. Ntago ikirego cyatanzwe. Yahamagawe agiye kugirwa inama. Ariko asara umukuru wa RIB umugenzacyaha wamuhamagaye. Harugana umugenzacyaha avuga Bosco agaruka mu biganiro byiwe akavuga n'izina ry'umugenzacyaha wamuhamagaye ejo bundi ko yari kwitaba kuri uyu wa mbere. Yego. Ngo anamubwira n'amazina yiwe.
ko ngo suga mbere yaranamuhamagaye. yego Icyo ngahe Bosco ni kimwe kuba ataritabye nicyo mugayira. kataritabye Ribu ntabwo ribu ari gufunga. Ribu icyo bita mediation. yego Ubuhuza. Abantu bakaganira murapfa iki twapfa ibi nibi yamvuze ibi yavuze ko n'umwana w'intera hamwe yavuze ko n'intera hamwe yavuze ko afite marume w'intera hamwe w'ikigarasha ibi nibi kandi byo yavuze wose imuzi sinzi namubonye sinzi nuko asa n'isura ye sinyizi mbyumva kuri telefone mbyumva kuri social media gusa. Ibyo byose rero bari kubiganiraho bose iyo bajya imbere y'umugenza cyaha bakahahurira nimba koko ari buri nimba koko subiremo yari buri yani wamureze. Ibyo rero nibwira ko bitari kuba ikibazo ngo bitume Bosco ashobora kuva mu gihugu bitume akabanza agakurikirana ninde wamureze. Urabyumva yamara kumenya uwamureze uwo ari we urumva yamara kumenya uwamureze uwo ari we yamara kumenya uwamureze uwo ari we rero agahandoringa agakurikirana akabazo atari ko buriya agafata linki akayihereza Brian. yego uyu si wowe wanyise ko ndi intera hamwe. Uyu si wowe wavuze ngo Gasana na Stazi ni marume ngo kandi ni ikigarasha. yego None se kujya kundega kwawe yego washingiye kuki? Urabyumva neza? yego Kamubwira rero icyabakiza twese dutuze ducishe make. Twiyunge. yego Ntacyo dupfa. Uri mushiki wanjye. Uri umunyarwandakazi nanjye ndi umunyarwanda uri mushiki wanjye mu isi y'umuryango w'abanyarwanda. Hanyuma menye ibyawe nanjye menye ibyanjye kora ibyawe nkora ibyanjye ibindi bisigaye duhana amahoro. yego nabonye yakoze ikiganiro uvuga ngo witandukanyije na Bosco Empire. Ndacyaza buretse ibindi bisigaye duhane amahoro. yego ibyo nibwira yuko byari kugira umusaruro. yego Ribu Brian yarafite uburenganzira busubira kuri Ribu yamaze kuvugana na Bosco. yego Akajya kukuzamo ikirego. Akandika avuga ati wa muntu rero nanatangiye ikirego yaranakambiye twaraganira hari ibyo twahuriyeho ntacyo nkimukurikirana agashyiraho n'itariki yatangiye icyo kirego cyane ko kiba kitari bwahabwe nimero ya dosiye. Urabyumva ibintu bikarangira bityo. Buri ikintu gikomeye ni ikintu kireba ubuzima bw'igihugu. yego Hanyuma ibyo nibwira ko byari kujya ku murongo bikanarangira nta parapara zibayemo abantu bakiyunga abantu bakabumwe. Rero Bosco twese twamenye ko yageze hakurya Bugande telefone ye idacamo. Yabanje kubidacamo urumva nk'umushobize uba imuhanga twese tuba duhamagarana tumukeneye. Hari je naramwihamagariye ubwanjye kuko urumva twari tumaze ibisi tuvugana ku bya Storeke twese muri ndahabi yaduteye. Muhamagaye rero ndamubura. Namuhamagaye kuwa gatandatu. yego Kuwa gatandatu mu gitondo. Kuwa gatanu mu gitondo. Bosco twaravuganye ari Muhanga. Tugera naho duharana gahunda yo kuza gukora yo kuyukaza Kigali tugakora ibiganiro n'abakamarade. Na kamarade baravuganye. Kuwa gatanu ni nabwo muri ndahabi yampamagaye ambaza ngo mfite strike zinga muri dashboard. yego Arambwa ngo nimuhera nimero ya Bosco Empire ngo cyangwa nyimuhe aze guhamagara Bosco cyangwa Bosco waze kumuhamagara. Ubwo ndibwo rero muri ndahabi strike ziyo zakomeje kuza nyuma yuko amamagaye mu gihe yamwegara kuramo bikomeza biza ariko senga Imana Imana ikagenda ijugunya hirya. Ijugunya hirya. Yego. Rero yego kuri uwo wa gatanu ejo bundi hashize mu mugoroba biba ngombwa ko tutaba Bosco ntitwabonana ariko bigeze ni mugoroba ndamuhamagara Yesu witwa muri ndahabi ko yatubazaga ngo arashaka gukura Strike ngahunda ziyongereye nibwo namubuze kuri telefone. yego kuko ubwo yari yamaze kukarenga. Bukeye mu gitondo kuwa gatandatu nari mfite ubukwe najyagamo kuri Romantique ku Gisozi. Ndamuhamagara muhamagaye nyiri mu rugo telefone numva isoneye i Bugande. Babanje kubwira bya biri yo kuba ngo ngurakatwa ya naya ku munota. yego Ndavuga n'umuhungu yakarenze. Hashize akanya ndamuhamagara muhamagara
ndamuhamagara arambwira ngo ari umuntu uzari mu bantu benshi ngo turavugana mu minota 20 muri ya minota 20 nyuma yaho ampamagaye ntiyambona kuko nari ndi mu muhanda n'intwaye nyuma yaho twaje kuvugana nibwo yambwiye rero ibya Murinda Habirene nawe yarazi kari na Murinda Habi wamureze we niko yaranabizi ndavuga ndi Murinda Habura mubeshyira hanyuma ambwira uko yagiye ambwira icyabimuteye ambwira ibyo byose mbyakira gutyo ariko byageze kuvuga nti wirinde ikintu cyitwa inzego yego ugiye Bugande kwa Ezekeri na ba Robert na ba Makanzu na Yesu w'Imana w'umurabyo yego uw'Imana Yesu w'umurabyo TV abo bose bari Bugande n'abamugira nti bari Bugande yego ndavuga wa mugabo we rero ugomba kugira ibyo wirinda urabyumva yego hanyuma Bosco biza kurangira yego avuze ko tubyumvikana dutyo nyuma yaho rero nibwo yiteretse numva avuze izina ry'umugenzacyaha wamuhamagaye ntari imbizi yego nawe ntabwo yarakubwiye ko yahamagawe oya ntabyo yari yambwiye yakubwiye ko yagiye gusa bo yari yambwiye ko yatembereye yagiye mu butembere ko azagaruka vuba ubwo rero bigenda bityo nyuma yaho rero nibwo numvise kuri space ejo bundi ntabwo yari yavuze ko nundi yagiye mu butembere avuga ibibazo byiwe na Brian avuga ibibazo byiwe na M Irene twese twari duhuriyeho kuri M Irene hanyuma ikindi nyuma yaho rero bukeye arongera kuri space aragaruka nibwo yamenye umusheri akabinda arakamena igisaba aragisandaza abogora amata buri kintu cyose ajugunya hariya aravuga ati ngewe ni umukandida w'urupfu ati ngenda niteguye gupfa ati ndi umukandida w'urupfu ngewe ni umukandida ati Bosco Empire yiteguye gupfa neza cyane nibwo rero yakoze n'ikiganiro aravuga ati Murinda Habirene nutansaba imbabazi ngewe ati ntabura amagufa ya data na mama nyarisha ubugari kozemo ubugari mu isosi yabwo ati ngewe turabona nage nawe ayo magambo ayavuga atyo ibyo byose rero warakaye ntacyo atavuga ariko hari n'icyo atavuga ko buriya n'umusazi atinya inkoni umusazi atinya nyina agatinya n'inkoni ibyo rero Bosco hari ibyo atatinya akanatinya n'amazi cyane hari ibyo atatinya muri ibyo atatinye rero atangira gusesengura ijambo ry'umukuru w'igihugu azanamo ribu bazanamo umuhanga aho yafungiwe iminsi 3 Pastor Mutesi kamyo umufande waguze kamyo ayandika kuri Pastor Mutesi ibyo twarabyumvise Bosco abivuga ibintu nk'ibyo byose rero biza kuyenda bityo ariko kandi ntabwo twese twifuza ntabwo aribyo twifuzaga sibyo twari dutegereje ntabwo twifuza ko Bosco yaba umuntu wo kugwishyanga kandi ari umunyarwanda w'imuhanga ari umunyarwanda ukwiye kuba mu gihugu cyiwe cy'u Rwanda ntabwo rero DJ Brian yatuma rwose abasha guhunga yego ntabwo Brian yatuma Bosco abasha wabonye ko ariko Bosco kuba yatangiye gutanga yatanze gasopo kuri Brian ati ndaje duhangane ubivugaho iki nibyo koko dusubiye inyuma amarira yanjye cyangwa se ikibazo cyanjye kamera iriho nta kibazo amarira yanjye cyangwa se ikibazo cyanjye byatumye n'umubabaro wanjye hari abagabo babigiyemo biriho byose dukore umunyarwanda yabyaye umwana mwita zirimo abagabo nibaza tunasoza hari se uyoboye ikiganiro ariko nawe gisoza umunyarwanda yabyaye umwana mwita zirimo abagabo hari abo dushimira mu mutima batubaye hafi muri izo strike ntabwo navuga amazina bamwe na bamwe bitewe n'impamvu zabo n'umutekano wabo kwaje kwa pra hanyuma umunyarwanda byaye umwana yamwise zirimo abagabo muri zirimo abagabo rero habonetsemo umugabo witwa Kiramani ni umugabo Kiramani ni umuntu wo gushimirwa
ni umuntu twashimira, ni umugabo twashimira mu by'ukuri. ahubwo jyewe nanifuza ko bibaye na ngombwa nk'abaye twicaye tugatora, jye nakamamaza Kiramani akaba perezida w'imihanda ese ko ari we wari perezida. Oya Kiramani aba muri ntuze muri filime, aba muri filime, ariko n'ibi bintu by'imihanda abibonaho, arabikurikirana, abifiteho nosiyo, arabizi. Rero Kiramani yafashe iya mbere. Hari umwana ukoze impanuka numvise ibintu nk'ibyo. Ntacyo abayesha. Kiramani yafashe iya mbere. Akora icyo bita ubuhuza. Ntacyo abaye nandi kubona na. Kiramani yafashe iya mbere. Akora icyo bita ubuhuza. Abanza guhuza na Irene Arabunga. Aramuhuza na Irene. Arambwira ati ku ruhande rwawe hari icyo Irene agushinja, ku ruhande rwa Irene hari icyo umushinja kandi gifatika, mwembi 50-50. None rero ntabwo bikwiriye ko mwasoza umwaka muri mu bibazo mu ntambara. Strike zose yashyizemo zose agomba kuzihandura. Nawe ukumva ko ufite amahoro yo mu mutima. Ati rero ndifuza ko mwese mu bumwe muri abanyarwanda, ntacyo mukwiye gupfa kuri iyi mihanda, mukwiye kuba umuntu umwe, mwese mukihuza, ibintu byose bikagenda neza ku murongo. Hanyuma rero ndashimira Kiramani mbikuye ku mutima. N'umugabo nyamugabo Kiramani ni inyangamugayo, ni wa mugabo uruta bamwe bamagambo gusa ba mudomo. Hari abantu ba mudomo, ibyabo ni mudomo gusa, ibyabo ni za mudomo gusa, mudomo, umunwa gusa udafite icyo uvuze. Yaruse bamwe mu bagabo n'abagore baturebeshaga amaso, bari badufiteho ububasha, batagize icyo batubwira. Ariko Kiramani ndamushimira nk'umugabo nyamugabo. N'undi muntu umwe hashatse kuvuga ari muri YouTube. Sinshatse kumuvuga, simuvuga izina, sivuga cano yiwe. Ndamushimiye mbikuye ku mutima, ni inyangamugayo, yambereye inshuti, ndamukunda, n'Imana cyabazo zamubwira abana banjye. Okay, dusoza rero reka dusoreze kuri iki kibazo cya nyuma tugiye gusorezaho, twita tunasoza. Ejo nubundi turi gusubira ku munsi w'ejo, ni umunsi wagiye wambajije kuri Bosco ngo mucyarye. Nari mwaje kuri Bosco kuba yahaye gasopo Brian. Kwa yahaye gasopo Brian, Brian ntabwo ari sawa. Ntabwo agomba ubundi Bosco akagombye gukemura n'ikibazo cye nako. Kubera yuko akarekeranaho. Nawe uvuga ngo ntabwo biri ari sawa, ubundi umugabo nyamugabo avugira mu rugo rwe. Urabyumva neza? Bosco rero reka nkubwire, imbwa imokeye mu gipangu kwa shebuja, n'imokera inyuma y'igipangu ziratandukanye. Ubwo zitanduze ntabwo nge nsobanukiwe neza. Imbwa yo mu gipangu irinzwe na shebuja. Urabyumva neza? Ifite aderesi. Imbwa yo mu gipangu ifite aderesi. Imbwa yo mu gipangu izwi na shebuja na nyirabuja. Imbwa yo mu gipangu abantu bose baravuga ngo yambwa yo kwa kanaka. Ariko imbwa imokera inyuma y'igipangu ntaho bihurira. Bishatse kuvuga iki rero? Ni urugero ntanze. Ubwo aba ari imbwa y'agasozi. Wabyumva buretse nyine naje. Brian ari mu rugo, ari mu Rwanda. Urabyumva neza? Brian ari mu Rwanda. Bosco ari hanze y'igihugu. Wabyumvise neza? Bosco ari hanze y'igihugu. Rero urumva ubwo sai Bosco na Brian ninde mugabo? Bosco na Brian? Umugabo ninde? Bosco niwe mugabo mu buzima busanzwe. Gutese ninde reka tuvuge ngo Bosco na Brian uri mukuri ninde? Uri mukuri n'uri mu gihugu. Uri mukuri ni Brian kuko nta kintu yishimye, kuko Bosco yirukanse. Urumva Bosco yirukanse. Bosco yirukanse. Urumva? Rero kwa kwirukanka kwiwe bivuze ngo nibyo yavuga byose yabaye yabanzerereze niko cyane. Intare y'ingabo ihunga intare y'ingore. Intare y'ingabo yahunze intare y'ingore. Ubwo si cyo gihe ivugira mu ishyamba ni iyihe? Ubwo umwami w'ishyamba
ni Brian. umwami w'ishyamba asigaye ari Brian. No Bosco yabaye inzererezi. yabaye inzererezi. Nawe yabyibye ko ari inzererezi ko ngo yabaye inzererezi ngo ari kuzerera ngo ntago arabona ahantu ho kuba. Mu kiganiro twakoranye rwose namaje se Bosco uri ngo ngewe rero ngo ubu nanubu ngo sindamenya ahantu ndi nkuko ndi kugenda genda. Mito bati none uri inzererezi ngo nabaye inzererezi. Urumva ni inzererezi nyine. Je navuga kurwa mwisabira ikintu kimwe. Yego. Ibiganiro yavuze kuri ribu n'ibiki byose byiwe ngo naburi akwiye kubisiba. Yego. Nicyo je namusaba. Yego. Ibintu byo kwataka abashobizi bagenzi be ibyo biramureba n'umutima wiwe n'akazi kiwe ariko kandi ibintu bijyanye n'inzego abantu bakwiye kubyirinda. Yego. Bira nibyo nabwiye na Ezekiel Rukundo i Bugande. Yego. Kuzana imihanda ukarekura abo ku mihanda ukabamanuka ukagira gute ibyo birakureba n'akazi kawe kuko ibihimbahimbano bacumwe mu Cyarwanda ngo umuvumo w'ingurukira ntufata umunyamugisha. Rero navuga ku rwange ruhande ngo ibintu bijyanye n'inzego abantu tukwiye kubyirinda muri social media influence twirinde ibintu bijyanye n'inzego. Urwego n'urwego n'umuntu n'umuntu. Kandi buri kirego cy'umuntu ku giti cye gitangirukanye n'urwego n'ikirego cy'urwego. Rero ku rwange ruhande Bosco akomeje kuvuga ari amagambo avuga kuri president no kuri RIB asesengura ivugo za president asesengura RIB abyabindeze keri yihaye rwose turagira gutya turamukaraba nayo dutangiye tumubage nk'abandi urumva rero kandi so gutakaza Bosco ntabwo ushaka tumutakaza Bosco ntabwo dushaka ko tugutakaza icaraho uri waba uri Bugande waba uri Sudani waba uri muri Kenya wajya hehe ukora ibintu byawe ubikore neza ariko reka tumuhe gasopo ya nyuma gasopo ya nyuma tongere kuzanamo inzego z'igihugu gasopo ya nyuma kirazira kikaziririzwa umenye ko u Rwanda ari igihugu cyawe bishobora guhinduka aho wageze bakagupatira pandagari zabo bakakujugunya ku mupaka bati nimwakira umunyarwanda wanyu ibyo rero ubimenye ugasanga bakuzanye amaboko aboshye n'amaguru aboshye n'iminyururu bakugejeje ku mupaka bagukuyemo bira bihugu byo hanze binafunga nabi ugasanga baye deported baramudeportinze so nibyo gihe mvuga ubundi Bosco so gutakaza harakantu ngiye kukubaza uhita umwango reka nsubiza ku cya Bosco ariko nta kantu kamwe ubwo bita Kasuku ejo nabonye agira gutya apostinga ngo Tesha ngo arafunguwe atangira urumva Kasuku kandi Tesha nanze ko ari umwe mu bakobwa bawe kuba Kasuku yaravuze ko Tesha afunguwe wigeze umenya makuru ko Tesha yigeze gufungwa bira Kasuku yarabeshye bira bizajya bituma n'ibyo avuze byose abantu babyita kari ibinyoma nta kuri kubewamo kubera yuko Tesha ntabwo yigeze afungwa bakimara kubona Kasuku ari ku ikiganiro bahise bakora live we na Brian yego bari mu modoka narabibonye bakoze live ya TikTok nyirengo rero nkavuga ngo giye kurwange ruhande Kasuku nubundi Kasuku ahengamira aho bihiye yego wabyumvise ahengamira aho bihiye numvise ikiganiro yakoze ejo bundi ubwo no mushonje se ko abashonje aribo avuga ngo bya bisaza ngo bya biki kandi Kasuku aratuma niyunga njya ku ruhande rwa Karegeya agiye muveho wenda wari ku ruhande rwa Kasuku wari ku ruhande rwa Kasuku ndari mari ha boss ariko ndamuvaho Kasuku nigire kwa Karegeya kubera ko yatatse abakobwa bawe ko Karegeya yashimiwe na president w'urukiko rw'ikirenga ko ibintu byabikora neza Kasuku arangije agayirwa imbere ya RIB na polisi urabyumva neza noneho rero jewe kurwanye ruhande aho kugira ngo Kasuku ni nyirangyo bigiye hagira ukuri hagira hahagarara ibyo byose rero ni fu urabyumva neza yego abana ba bebe morning ba bebe hanyuma rero yego Kasuku nta kuragira yego nta niwo kuba muri we nta n'ukwigeze kuba muri we ibyo avuga byose rero ni ugutwika abantu bajye bamenya ko atwikira ku mihanda yigendera wabashaka inkuru iyo yabuze inkuru arayihimba muri kwa kuyihimba rero muri kwa kuyihimba ubundi abantu bavuga ngo Kasuku azazira ibitutsi nta nubwo Kasuku azazira ibitutsi ahubwo azazira guhimba inkuru zidahari azazira icyo bita ibihuha inkuru z'ibihuha gutangaza inkuru z'ibihuha nose nkuriya mwana w'umukobwa yanditseho ngo arafunguwe yego yarafungiye heza ikibazo
aramutse agiye kuburega ati jyewe umuntu avuga ko nafunzwe mfite fiance wanjye fiance yambenze yambengeye ko nagiye gufungwa simbimubwire nimumbarize uyu muntu aho narifungiye hanyuma yongere akora inkuru akora ibiganiro 10 bivuguruza ku macana atandukanye kugira ngo ntiyamwitendeka hose. Kandi ikibazo Kasuku nta nubwo yaje ngo abitangeho umucyo wenda akosora inkuru. Hari ukuntu inkuru uvuga inkuru none ugasabwa kuza kuko ati iyi nkuru ukayivuguruza kwivuguruza ahubwo yaje ahita yongera asa nk'ubavuga nabi akomeza guharanira kumvikanisha ko ngo uyu mukobwa Brian yavuze amagambo akakaye. Yego yavuze ngo wowe Kasuku mubyo numvishe ngo Kasuku turakubara he ko ubundi ukorera ndi uravuga ngo umuntu arafunzwe ngo ko yavuze ngo ko naribu yakwihakanye ubundi wowe ukorera hehe ukorera nde uri gushaka amagambo ya Brian Kasuku ribu guha makuru ribu ni wowe ihamagara ribu ni wowe ibwira ribu ni uwafunzwe ni wowe baha raporo uwafunzwe ni wowe bamenyesha ariko kuki nta muntu wo muri famille yanjye ukora nko muri ribu ko cyangwa wenda ngo tube tuziranye abari nk'inshuti yanjye yo muri ribu namwe rero mutatwishimira mujye munywa amazi bishire cyangwa mushaka yo mujya kurya bishire kandi wanyanga utanyanga natuza umvomera siryi wawe sinaha muzuru ryawe nanaritaamo wampfuna ako umva mbabwire mwaretse umuntu akarangiza umwaka mu mahoro nk'ubu ngubu ariko mana Jeswi urambabaje uri umwana mubi nka Jay umuntu ni umushiti wacu nako si mushiti wacu nubwo nyine turaziranye ko nta mushiti wagukora ibintu nka biri uragiye uranditse bro from nowhere bro ukandika ngo tesha bamufunguye se bamufunze ubuzi ko misembora yuko ibintu byose Kasuku ajya yandika nta kintu na kimwe aba ari cyo koze utumye nkumenye uri kujya kwandika ibaze ko nanamuhamagaye ndamubwira ariko je warasaze uri kujya kwandika ngo tesha bamufunguye ninde wamufunze ngo maze ngiye ngo narinzi ko ngo muri yarinzi ibintu none ngo bari bamaye amakuru yuko ngo bari bande ndamubashije inshuro zirenga zingana mbwa bande ninde ubikubwiye aravuga mu kanya ngo turavuga ngewe meruka gufungwa niga muri primaire mw'abantu mwe nako muri secondary ari ibyo sinabwo nabwo nafunzwe ho rimwe aho hantu wifuriza abandi bari bamatukajya utashakurusha amakosa tashakurusha ubwana bubi uburyo ari we wajya gutekereza ngo bamufunze kurusha wowe idiot wirakana ariko mani Jay cyakoze abanyumije umuntu winiga yacu njewe none mbanje kuvuga ni wenda n'uwundi mutesha waje hano muri Kigali ndavuga se ni Tasha wa undi mu DJ yibeshyemo nawe nibuka ko mutasha twari turi kumwe ejo bundi umamagaye ngamubwira ninde wabikubwiye ananiwe no Kasuku ribu guha makuru ribu ni wowe ihamagara ribu ni wowe ibwira ribu ni uwafunzwe ni wowe baha raporo uwafunzwe ni wowe bamenyesha ariko kuki nta muntu wo muri famille yanjye ukora nko muri ribu ko cyangwa wenda ngo tube tuziranye abari nk'inshuti yanjye yo muri ribu namwe rero mutatwishimira mujye munywa amazi bishire. Okay ngayo nguko rero ngayo nguko nuko Brian yaje kwa yabwira Kasuku mu burakari bwinshi iyo Kasuku rero no mu kiganiro akanye na Bosco Empire ambwiye ati Kasuku ni inshuti yanjye kandi ni umuntu muzima. Urabona Kasuku ko atanye kwa utaka Brian atari uko Brian arimo asa nk'urwanya Bosco Empire birashoboka kimwe nuko bidashoboka ariko kandi Kasuku nta dini agira Kasuku nta dini agira ni wa muntu mbese ni ntuze ni Jeskiza nta dini agira kuba atagira idini rero ariko nanone akwiye kumenya ibyo yakoraga ari Mongolia amenye ko bari mu Rwanda atari muri Mongolia. Iki ni igihugu kigendera ku mategeko kigira amategeko cyubaha abantu cyubaha umuntu wari we wese cyubaha abanyarwanda kikubaha n'abanyamahanga. Kasuku rero nagire kwiyubaha anubahe n'abandi niba akeneye kwavugwa neza natangira avuge neza abantu. Jya numvise ikiganiro yakoze hirya y'ejo wala Patrick wa musore Patrick ahengamiye kuri Murinda habi ahengamiye ku biki Kasuku warambabaje kandi ndekura ngenda ntari bireka dusoze wakoze. Asante sana bakore subscribe like na comment.